Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise burya koko ngo uwanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina kandi ngo nta n'utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Muri filime yacu The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire, muri iyi filime ibintu byari bikomeje kugenda bigorana cyane. Abakunzi b'iyi filime The Homeless Girl bibaza igihe mama Lewis azamenya ko Lewis yongeye gukundana na Alice, hanyuma Tricia nawe akaba ari gukundana na Danny, ariko ibyo byose byamaze kuba byaba. Mama Lewis yamaze kumenya ukuri kwa nyako, yamaze kumenya ko ibintu Tricia na Lewis baba bari gukora mu maso ye atari ibya nyabyo. Yamaze kumenya ko urukundo ruri hagati ya Lewis na Alice rumeze neza, kandi nanone ko Tricia nawe akundana na Danny. Umuntu ugiye kuba yabibabariramo cyane ni umuntu bita Nana. Uyu Nana yakunze Danny, ariko Danny we ntabwo yigeze akunda uyu mukobwa mushiki wa Lewis ngo ni Nana. Uyu Danny umuntu yaje guhitamo, umuntu yaje gukunda bya nyabyo ni umuntu bita Tricia. Ubu Danny na Tricia bari mu rukundo, urukundo rwabo rumeze neza, ariko uyu mukobwa ngo ni Nana akomeje kugenda avuga ko azakora ibishoboka byose uyu Tricia ntamutwarira umugabo. Ese koko ibintu biri buze kuba byarangira bite? Guys, ni byinshi abantu bakomeje kugenda batekereza, comment zikomeje kugenda ziba nyinshi, abantu batubwira uko babyumva, ariko hariho benshi bari kutwandikira batubwira ko iki ari cyo gihe cya nyacyo cyari kigeze kugira ngo mama Lewis amenye ukuri na Lewis nawe ibintu byose abishire hanze, bamenye ko nta kintu na kimwe bashobora kubikoraho kugira ngo batandukanye Lewis n'umukunzi we Alice. Ibintu murumva ko bikomeje kugenda bigorana. Mama Lewis afite ibibazo byinshi cyane, yari yaramaze gukodesha amasare azaberamo ubukwe, yari yaramaze gutumira inshuti ze zose azibwira ko afite ubukwe, ariko ubukwe yamaze kumenya ko budahari. Yamaze kumenya ko umuhungu we Lewis adakundana na Tricia ahubwo akundana na Alice. Ese noneho kuri iyi nshuro ni iki mama Lewis ari buze kuba yakora kugira ngo afate umuhungu we Lewis yongere kumutandukanya n'umukunzi we Alice? Ikintu gihari rero nuko uyu nguyu Lewis nawe yamaze gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo, avuga ko nta wundi mukobwa azigera abana nawe mu buzima bwe utari Alice. Uyu Lewis yamaze gufata icyemezo cyo kwemera guheba ibintu byose, ariko agakomezanya n'umukunzi we Alice. Ku rundi ruhande twavuga ko nanone uyu mama Lewis yakomeje wa mupango wo kugambanira Alice, gushaka abantu bari buze kujya kugirira nabi Alice bamutandukanya n'umukunzi we Lewis. Ese guys, none Lewis namara kumenya neza ko mama we nanone ari kongera kugambanira Alice ku nshuro ya kabiri ngo bamwice, murabona Lewis atari buze kuba ashwana na mama we? Guys, twavuga ko muri filime The Homeless Girl ari byinshi byo kwibaza, ari byinshi biteye amatsiko ndetse n'ubwoba buvanze. Turi kwibaza, ese hagati ya Tricia na Nana ninde bizarangira yegukanye umuntu bita Danny? Cyane ko byamaze kugaragara ko nk'uko mwana byiyumviye mu magambo Lewis yitangarije, ibye na Tricia yamaze kuba abishiraho akadomo. We na Tricia nta rukundo rwo kuba bakorana mariage bafite, ahubwo urukundo ruri hagati ya Lewis na Tricia ni rwa rukundo rusanzwe nyine, rutagamije kuba abantu baba umugore n'umugabo. So rero wowe icyo tukwibutsa ni ikintu kimwe gusa, ikintu cy'ingenzi kugira ngo izi episode zose za filime The Homeless Girl uzabashe kuzibonera ku gihe. Icyo usabwa ni ukureba munsi y'ivideo gato, aho hasi ku ruhande rw'iburyo handitse subscribe, udukandire subscribe, ufungure inzogera, nubisoza udukandire like, uduhe igitekerezo cyawe hasi mu comment, wibuke gusharinga ku nshuti zawe uzizikunda filime The Homeless Girl. Ubundi dukomeze kugenda dutegereza umuntu bizarangira abanye na Danny. Murabizi ko Danny akunda Tricia na Tricia nawe agakunda Danny.
ariko ku ruhande rwa Nana we, Nana akunda Dani ariko Dani we ntabwo akunda uyu mukobwa ngo ni Nana. Murabyumva neza ko uyu Tricia afite amahirwe menshi cyane yo kuba yakegukana uyu musore wacu ngo ni Dani. So rero mukomeze kuryoherwa na filime The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba. Urabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, shira imigisha mu byo mukora byose. Bye bye.